Ndabasuje nanone abantu mudukurikira kuri Learn with Dr. Olive. Ni urubuga tubagezaho ibiganiro byinshi bijyanye n'ubuzima bw'umwana, bya bintu byose uzifuza nyine kumenya ku buzima bw'umwana. Ariko nanone kubera ubusabe bw'abantu benshi batubwiye ko kubona YouTube channel yacu bibagora, ubu nayihinduye Olive TV. Ubwo ndumva byoroshye rwose kutubona, mugiye kuri YouTube channel mwandikemo Olive TV, muzajya mukurikira ibiganiro byacu byose binyuraho bivuga ku buzima bw'umwana. Kandi nanone ndashimira abantu mwese mukomeje kudutera courage, mutwereka yuko ibiganiro byacu murabyishimira, murabikunda. Abantu mwese mukomeje kudushyigikira, haba abakora subscribe, haba abasharinga ibiganiro byacu, haba abakora like. Abo bantu bose ndabashimiye kandi Uwiteka Imana yacu ibaha umugisha. Ubwo rero uyu munsi ndashaka gusubiza bamwe bagiye bambaza ibibazo bijyanye no gutangiza umwana imfashabere, bisa nkaho bagikeneye kugenda bunguka nyine ibintu byinshi kandi koko ni byinshi umuntu yavuga, kuko ubuzima bw'umwana rwose ni ingenzi cyane. Nkeka ko buri muntu wese aba agomba kugira uruhare mu kugira ngo umwana akomeze gukura neza, duhana ibitekerezo, twungurana inama, bya bintu byose nyine bizajya bidufasha kugira ngo ababyeyi, abantu bose bafite inshingano zo kwita ku mwana bakomeze kunguka ubumenyi bubafasha kugira ngo umwana akomeze kwitabwaho kandi tumutegurire kugira ubuzima bwiza bw'ejo hazaza. Uyu munsi rero nk'uko mbibabwiye ngiye gusubiza bamwe bagiye bambaza ku bijyanye n'imfashabere, abampamagara bakambaza muga ese nyine ni gute natangiza umwana wanjye imfashabere. Ariko mbere y'uko dutangira ndashaka kwibwira abantu, waba ari ubwa mbere uje kuri YouTube channel, waba ari ubwa mbere urebye ikiganiro cyacu, ngiye mu bana nitwa Olive, ndi umuganga, nk'abandi no kwiga byimbitse kwita ku buzima bw'umwana ndetse no kuvura umwana muri rusange. Ubwo rero nizere yuko rwose nimba ari ubwa mbere ubashije kutumenya kandi tugiye kujya tubana kenshi, ntugende rero udakoze subscribe, udakanze kunzogera kugira ngo udushyigikire. Nk'uko nari mbibabwiye, ubundi imfashabere nyine nk'uko nagiye mbigarukamo mu biganiro byanjye, itangira igihe cyose umwana yujuje amezi 6. Rwose ntabwo ari ngombwa gutindaho n'ukwezi na kumwe. Njya mbona abantu bavuga rimwe na rimwe ngo ngewe nzamutangiza ngo agize amezi 7, ngo agize amezi 8, ngo kugira ngo umwana wanjye atazagira ibibazo ngo byo kudiyara, ngo byo kwitituma. Izo mpungenge zose rwose ndashaka kuzikuraho, kuko hari uburyo nyine ushobora gutangiza umwana imfashabere yawe ntagire ibibazo agira muri rwa rugendo nyine utangiye. Kandi ndashaka kwibutsa yuko ubundi ku mezi 6 ubushobozi bw'amashereka mu gutanga intungamubiri zose umwana akeneye buba bwagabanutse rwose. Ari niyo mpamvu ku mezi 6 umwana aba agomba gutangira imfashabere. Ndaza kubabwira bimwe mu bintu bishobora gutuma utangiza umwana imfashabere ataranagira amezi 6. Ariko muri iki kiganiro nyine reka mbanze nibande mu kuvuga ese nyine ni gute umubyeyi azavuga ngo ngewe umwana wanjye nize amezi 6, ndahera kuri iki, ndahera kuri iki, ndahera kuri iki, kubera izi mpamvu. Ndababwira nyine n'impamvu uba ukwiye kubikora muri ubwo buryo ngiye kubabwira muri iki kiganiro. Ubundi nyine niba umwana yujuje amezi 6, ni byiza rwose gutangira ku bintu by'imboga. Ugafata wenda imboga, benshi tuzi dodo, kandi koko ni ingenzi, ni n'ingirakamaro cyane. Ugafata nk'utudodo ukadusya ukaduha umwana. Noneho kubera iki nyine nkwiye kubikora, nkwiye kuba arizo mperaho. Ubundi uzasanga harimo abana bashobora kugira nk'amareriji, ikindi uzasanga harimo nk'abana rimwe na rimwe bakunda kugira n'ibibazo bya constipation. Rero kugira ngo tubanze duhe igihe yamara yiwe abanze yakire bya bintu birimo fibre nyinshi, bizanayorohera kugira ngo nyine bibashe gusohoka. Ni byiza gutangirira ku mboga, kuko bizafasha nyine n'amara koroherwa gusohora iyo myanda. Ikindi umwana nyine azaba ari no kugenda amenyera kuba amara yakira bya bintu. Rero iyo utangije ibintu biri byoroshye kuba igifu cyabisya, ikindi bikoroha kuba amara yabisohora, ni ikintu cy'ingenzi, kuko nyine
uzaba uri kugenda umenyereza amara y'umwana kuba agenda yakira ibintu nyine bitandukanye. Hanyuma bakibaza nimara kumuha imboga se nzazimuha ni iki nshobora gukurikizaho? Uramuha imboga wenda iminsi 2, nurangiza ukurikizaho kuba wagenda umuha agakoma, noneho ukamuvangira ukamuha imboga ukamuha agakoma. Numuha imboga ukamurengezaho agakoma, za mboga wamuhaye zizafasha kugira ngo na za ntungamubiri ziboneka mu gikoma zibashe nyine umubiri ubashe kuzikuramo, ariko nanone n'indi myanda nyine isigaye ibe byayorohera gusohoka. Rwose nubigenza gutyo uzaba uri kubikora neza cyane. Hanyuma hari ikindi kintu cy'ingenzi, ubundi umwana aba akeneye muri icyo gihe umwana aba akeneye n'izindi ntungamubiri, harimo icyo twita fer cyangwa iron. Ibyo rero biboneka mu nyama, mu mboga, ariko nanone ubushakashatsi bukagaragaza yuko ibiboneka mu nyama niho byorohera umubiri kuba wakuramo izo ntungamubiri. Ni byiza rero gufata rwose inyama ukaba wadusika neza ku buryo byorohera umwana kubifata ukabiha umwana, kuko bizorohera umubiri we gukuramo n'izo ntungamubiri, gukuramo n'iyo fer umubiri ukeneye nyine kugira ngo n'amaraso abe akwiriye umwana ameze neza. Nubigenza gutyo uzaba uri kubikora neza. Ntabwo ari ngombwa kugira ngo buri munsi ujye uha umwana inyama, rwose ntabwo bikenewe, kuko ushobora guha umwana inyama 2-3 mu mwaka bikaba ari ibintu bihagije, ubundi akajya afata iyo fer cyangwa iyo iron no mu mboga no mu bindi bintu nyine ugenda umwongereramo mu bishyimbo, ibyo bintu byose. Rwose nugenda ukurikiza uko nguko mbikubwiye uzaba uri gufasha umwana kandi nawe bimworohere, kugira ngo ibyo yinjije hagire n'ibisohoka nyine by'imyanda bitamuteza ibindi bibazo. Hama numara kugenda ubigenza gutyo uzajya ugenda umuha n'ibindi bintu ibonekamo proteine, amagi, imbuto, ukurikizeho nyine n'ibyo bintu byose birimo carbohydrate, ibirayi, ibitoki, nta kibazo. Ariko ntukibagirwe kumuha imboga, kuko imboga zifasha kugira ngo bya bindi uri kumuha nyine bibashe gusohoka neza, umwana nyine amere neza. Nibyo nifuzaga kubabwira rwose, nizere ko wongeye kugira iyindi ide y'ukuntu ushobora kubigenza igihe cyose umwana wawe uri kwibaza ngo umwana yangejeje amezi 6, ngo ese ndabigenza gute, ngo ese ndahera kuki? Wijijinganya, hera ku mbuto, kuko ubushakashatsi bugaragaza yuko nta bintu bishobora gutera umwana allergie bibonekamo. Ikindi habonekamo fibre nyinshi zorohereza amara kuba yasohora n'indi myanda yose, umwana gutyo akomeze kumererwa neza. Ndagushimiye cyane abo twabanye muri iki kiganiro, nizere ko wongeye kunguka ikindi kintu gishyashya, kandi nizere ko n'ukuri mukomeje kudushyigikira. Uwiteka abahe umugisha. Bye.